Tubahaye ikaze nshuti bakunzi mudahuma gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru binyuzwa kuri uyu muyoboro Kirehe TV Show. Tubahaye ikaze aho muherereye hose, yaba abari mu ntara z'igihugu cy'u Rwanda, hari n'abadukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aho muri hose turizera ko mukomeje kugubwa neza. Ni inkuru iturutse muri neki, ni inkuru yatangajwe mu kanya kashize. Ni inkuru ivuga ko neke yatangiye kwakira kandidatire z'abifuza gusimbura Depite Venuste Ikitegetse weguye mu minsi ishize. Komisiyo y'igihugu y'amatora neki yatangaje ko yatangiye kwakira kandidatire z'abifuza guhatanira umwanya w'umudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko nyuma y'iyegura rya Venuste Ikitegetse warukuriye uwo mwanya. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 Kanama, neke yavuze ko uwo mwanya ukeneye gushyirwamo umuntu nyuma y'uko Ikitegetse yeguye ku mirimo ye nk'umudepite. Iyegura rye ryamenyeshejwe inteko nshingamategeko na perezida w'umutwe w'abadepite mu ibaruwa yo ku itariki 11 Kamena. Ikitegetse yari umwe mu bagize komisiyo y'inteko nshingamategeko ishinzwe ingengo y'imari mu mutungo bya leta. Yari yaratorewe kuba umwe mu badepite babiri bahagarariye urubyiruko mu nteko nshingamategeko igizwe n'abadepite 80 mu matora yabaye muri Nyakanga mu mwaka wa 2024. Nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga amatora, komisiyo y'igihugu y'amatora niyo ifite inshingano zo gutegura amatora yo gusimbura umudepite utaratowe anyuze ku rutonde rw'ishyaka rya politike cyangwa ihuriro ry'amashyaka. Neke yavuze ko kandi uwifuza kwiyamamaza agomba kuba ari umunyarwanda ufite hagati y'imyaka 21 ndetse na 30 y'amavuko, uzwiho ubunyangamugayo kandi yujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo ahatanire uwo mwanya. Abakandida basabwa gutanga ibaruwa isaba kwemererwa gutanga kandidatire, umwirondoro uzwi nka CV, kopi y'indangamuntu, icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'imyitwarire myiza, amafoto 2 magufi y'amabara azwi nka photo passport, icyemezo cy'uko nta byaha yakoze, icyemezo cya muganga cyerekana ubuzima bwe, ndetse n'inyandiko yashyizweho umukono yemeza ko amakuru yatanze ari ukuri. Kwakira kandidatire bizabera ku cyicaro gikuru cya neki kuva ku itariki 10 kugeza ku itariki ya 14 Kanama buri munsi guhera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Hakurikijwe ingengabihe y'amatora, urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza ruzatangazwa ku itariki 17 Kanama, naho urwa nyuma rutangazwe ku itariki 25 Kanama. Kwiyamamaza n'amatora yo kuzuza umwanya w'umudepite uhagarariye urubyiruko bizaba ku itariki 2 Nzeri. Ibyavuye mu matora by'agateganyo bizatangazwa uwo munsi, hanyuma mu gihe ibyavuye mu matora bya burundu biteganijwe gutangazwa ku itariki 9 Nzeri. Reka dukomeze iyi nkuru kandi tubabwira ko hari abasambanijwe baborewe baheka abana macuri, imiryango irasenyuka bitewe n'izi nzoga z'ibyuma zirimo zicibwa. Biruhukije ndetse batanga ubuhamya aho bagiraga bati nizo zankuyemo amenyo nsigarana 2 nk'ayifuku, ku myaka 32 mfite ziranshajishije, nta nubwo tumenya abadusambanyije twebwe abagore. Izi nimba mutima z'Uwimana Delphine, umubyeyi wabaze iryo yaraye nyuma y'uko icyaka kimubanye icyorezo akanywa ibimukururira ibyago. Uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali yagaragaje uburyo inzoga zitujuje ubuziranenge zamushavuje kugera ubwo asambanywa ntamenye uko byagenze, amenyo akavamo ubutitsa. Uwimana afite umwana yabyaye n'ubu atazi se kubera ubusinzi. Ashimira leta kuba yarahagurukiye inganda zikora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Mu mezi 2 ashize, inzoga zitujuje ubuziranenge zishe abantu 50, abandi 100 barahuma, mu gihe u Rwanda rubarura abantu bagera ku bihumbi 11 babaye imbata zazo mu gihugu hose. Ibi byatumye inzego zose z'igihugu zihuriza hamwe imbaraga mu guhashya ibi binyobwa kuva ku ruganda ruto kugera ku runini, ndetse isuzuma rikaba ari gikomeje.
Kugeza ubu hamaze gufungwa inganda 136 zikora amoko y'inzoga abarirwa mu magana, ndetse inganda 47 zagaragayeho kutubahiriza ibisabwa mu gutunganya ibinyobwa bisembuye no gukoresha nabi ikirango cya S-Mark. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana aherutse kubwira Igihe ati kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi turangije twabonye abantu barenga 500 baje kwivuza kuko banyoye ku nzoga, baza barembye, baruka bacibwamo, abandi batabona, abandi babatwaye mu ngobyi bavuye mu bukwe kanaka yamuzimaniye, ariko wakurikirana ugasanga bifitanye isano na za nzoga bavangavanga. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko ubu abantu bicwa n'indwara zitandura aribo benshi kurusha abicwa n'indwara zandura, kandi ko ibyo byose bifitanye isano n'inzoga n'ibindi binyobwa. Aho yabigarutseho agira ati dufite urubyiruko rurwaye impyiko kubera inzoga. Nyuma yaho iki kibazo gikomeje gukaza umurego, leta yafashe umwanzuro wo gufunga inganda zakoraga izi nzoga, nyuma yo kugenzura igasanga inyinshi zikora mu buryo butandukanye nuko zagombaga kuba azikora. Aho yabigarutseho agira ati abamaze gusurwa bose nta n'umwe wujuje ibyo yari yarasinyiye ko azakora. Abakoreshaga izi nzoga kandi bakomeje bashimira leta kuko iyo ugerageje gutembera mu bice bitandukanye nko mu mujyi wa Kigali wumva agahinda kabagizweho ingaruka n'izi nzoga, aho umugore umwe yashoboraga guheka umwana yagiriye ku gise amucuritse akumva ari ibisanzwe. Aba baturage barimo na Ikirezi Nadia bashimye guverinoma y'u Rwanda yabatabaye ikabakiza izi nzoga zari zigiye kubata ako gasi. Aho Ikirezi yabigarutseho agira ati iki cyemezo cyafashwe ni cyiza twese twishimiye. Izi nzoga zaranyangije, nta bitekerezo bizima nkigira. Iyo nanyoye icyuma abana banjye baraburara, kandi nakoze iyo nakinyoye n'agashoro nari mfite ntabwo nongera kubyuka ngafite. Uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali yagaragaje ko izi nzoga zamwangirije umuryango. Umugabo bashakanye baratandukana kubera ko nta kabari yahitagaho. Aho yabigarutseho nanone agira ati kubera ubuyoga umugabo yarigendeye, niba ampaye ayo guhaha nk'ibihumbi 100 ngo mpahire abana, nageraga muri Kiwingu akaba ararangiye, sinibuke ko nagombaga kwishyurira abana ishuri, sinibuke ko umwana agomba kwambara inkweto nzima, nanjye kandi ubwanjye kwigurira igitenge abikaba intambara kandi mbona amafaranga. Izi mbamutima Ikirezi azihuje n'Uwimana Delphine wavuze ko hari byinshi yahombye kubera kunywa inzoga zizwi nk'ibyuma, ndetse ko rimwe na rimwe yahuraga n'abantu bakamusambanya ntabamenye kubera imbaraga z'agasembuye. Mu mvugo iteye agahinda yabigarutseho agira ati kiriya cyemezo naracyakiriye ndishima cyane kubera ko ziriya nzoga zankuyemo amenyo nsigarana abiri nk'ay'ifuku. Ku myaka yanjye 32 mfite, nabaye nk'umukecuru, nta nubwo tumenya abadusambanije twebwe abagore. Uwimana utarasibaga icupa agaragaza ko kenshi yakundaga kugotomera izi nzoga kugira ngo ajye muri mudu, ajye mu kizwi nka mudu, ariko akagaragaza ko zamuhombeje mu buryo bwose bushoboka. Aho yabigarutseho agira ati narazinywaga umwana nkamuheka acuramye, simenye ko mpetse umwana, ntabwo nzi uwanteye inda kuko nabaga nahaze Kiwingu. Uretse uyu mubyeyi zatumye abandi batita ku miryango, abana basiba amashuri, guhahira ingo bisimbuzwa umusemburo n'ibindi. Sibomana Gaspari yabigarutseho agira ati izi nzoga nanjye ndazinywa, ariko kwifatira umwanzuro byari byarananiye. Perezida Kagame ni umubyeyi wacu, arebera abaturage. Ibi byuma byari byaratumazeho inshuti, kuko ntabwo wanywa icyuma ngo uganire n'umuntu mwungurane ibitekerezo bizima, ndetse no mu rugo twasuzugurwaga kubera ibyuma twanywaga. Sibomana yakomeje agira ati mfite umuryango ariko ntacyo nkumariye kubera ibyuma nirirwa nywa, umugore twirirwa dushwana, byaransuzuguje pe.
Kuwa 31 Nyakanga 2026 ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyahagaritse impushya zo gutumiza mu mahanga ikinyabutabire cya etanol cyifashishwa mu gukora izi nzoga z'ibyuma. Inshuti bakunze mwari mukurikiye iyi nkuru ni naha tuyisoreje, tubashimira kudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, mukomeze kugubwa neza.